Twongeye kuguha ikaze wowe ukurikiye Treshine, twizere ko umeze neza, twizere ko uri amahoro, ibintu byose biri kugenda neza. Nimba bitari kugenda neza kandi nk'uko ubyifuza, ntugomba guhangayika, ntugomba kugaragaza isura mbi ku maso, igihe cyose jya uhorana akamwenyu, kubera ko nta gihe na rimwe ibintu bizigera bigenda nk'uko bishaka. Oya, icyo usabwa ni ukubibamo neza amahoro, ibitagenda neza ukabivamo neza amahoro, hamwe n'igihe bizagenda neza. Karibu cyane rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, muri kumwe nanjye Benite kuri Treshine. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo zishobora kugufasha kuba wagira urukundo rurambye, urukundo wishimiye, urukundo hahandi nyine ugenda ukumva ko uri mu rukundo ruryoshye, uri mu rukundo rushimishije. Ni iki gishobora kugufasha kugira ngo urwo rukundo rwawe rurambe, urubemo wishimye? Ni ibiki bishobora kugufasha? Naho mu mwanya rero. Ikintu cya mbere gishobora kugufasha ko urukundo rwawe rurambye, urukundo rwawe rwaramba, ikintu cyagufasha cya mbere ni ugushyigikirana, mukagirana ibiganiro byimbitse n'uwo mukundana. Ibiganiro muzagirana bizatuma mushyigikirana. Ntabwo ushobora gushyigikira umuntu mu kintu runaka mutigeze mukiganiraho, sibyo? Ugomba rero gushyigikira umuntu muri kumwe, ibitekerezo bye ukabyumva, wakumva ko ari iby'ingirakamaro ukabishyigikira. Nimba ari amafaranga ushyiramo ukayashyiramo, nimba ari ibitekerezo wifuza guha uwo mwakundanye, uwo mukundana, ushobora kubimuha ukamubwira uti ahangaha nubwo wifuza gutangiza amafaranga miliyoni 5 n'urugero kuri bizinesi runaka yaragusangije yifuza gukora, ukamubwira uti oya, tangiza 2 andi uzagenda yongeramo buhoro buhoro. Cyangwa se nimba yifuzaga kwimuka ahantu n'urugero, oya wikimuka, mbona bibaye byiza wakimuka igihe iki n'iki n'iki, ibintu bimaze kugenda gutya na gutya, sibyo? Rero shyigikira umuntu. Hari abantu bibwira yuko gushyigikira umuntu ari ukubaha amafaranga gusa. Oya, ari nabyo byica relationship, ari nabyo byica relationship muri iyi minsi, ni uko ibintu byose babibara mu mafaranga. Oya, ntabwo ari byo. Gushyigikirana ntabwo ari ubushobozi mu buryo bw'amafaranga gusa, igitekerezo yaba mwari muzi yuko kiruta ayo mafaranga umuntu ashobora kuguha. Kuguha umwanya we akakuganiriza mugafata umwanzuro biruta ayo mafaranga umuntu ashobora kuba yaguha, sibyo? Kubera ko igitekerezo gishobora kugira kubyara amafaranga. Ubwo rero turasabwa gushyigikira abantu dukunda. Ikindi kintu cya kabiri gishobora kugufasha ko umubano wawe uramba n'umuntu muri kumwe, ni ugushaka umwanya wihariye nk'abantu bakundana. Igihe cyose ntabwo mugomba guhora mwasohotse cyangwa se muri kumwe n'abandi benshi. Ibyo bintu hari abantu babigira, ugasanga nimba bapanze gusohoka, buri wese arabwira inshuti ye ku ruhande, usange bari aho ngaho ari nk'abantu 6 cyangwa 5, sibyo? Ugasanga nta mwanya wihariye wabo bombi wo kwiganaho, wo kwicara basohoke baganire ibyabo byombi, babihe umurongo, bere guhora ari abantu bari mu kigare batagira umurongo ngenderwaho, batagira ibintu bashaka kwicaraho bakaganiraho nk'abantu b'umuryango, nk'abantu bashaka kuzubaka umuryango, nk'abantu se bakundana. Mbese ugasanga igihe cyose bahora mu bigare.
nta mwanya bagira bo ubwabo wo kwicara ngo baganire. Rero ikintu gishobora kuzatuma umubano wawe uramba n'umuntu muri kumwe ni uko mushaka umwanya uhagije hagati yanyu mwembi, mugasohoka se, ubundi mukagira ibintu muganira biberekeyeho hagati yanyu, bitari ngombwa yuko inshuti zanyu zimenya uwo mwanya. Yego, ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma umubano wanyu uramba mukawishimira ni wubahe igitekerezo cya mugenzi wawe. Ni ibintu byiza cyane kubaha igitekerezo cya mugenzi wawe, ariko nawe uzibaze igihe ushobora guha umuntu igitekerezo aho kugira ngo acyubahe, ukamubwira ati ariko ubundi ibitekerezo byawe bihora ari iby'ubwana tu, nta na rimwe uzigera utanga igitekerezo kizima, sibyo? Kandi wowe ukaba uri aho wumva watekereje, wumva watanze ibintu nyine biri perfect, ariko umuntu agahora yagusenye. Ibi bintu rero ntabwo urukundo rwanyu rushobora kuramba umuntu igihe ahora yaguciye amazi, igihe umuntu ahora abona agira ibitekerezo byawe n'ibyo ukora byose yabisuzuguye, ntabwo icyo gihe wakumva ko umwiyumvamo. Oya, rero kubaha igitekerezo cy'umuntu ni ibintu by'ingenzi cyane kugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kuramba, murusheho kwishimana, kubera ko uzaba wabyubashye, azabona yuko wa muntu nimba muri fiyansaye, abone yuko uri umuntu uzaba umuha agaciro. Ikindi kintu cya kane kizagufasha ko umubano wawe uzakomera, uzamara igihe, ni kwizerana. Yego, kwizerana rero ni urufunguzo rw'ibi byose turi buze kureba, kubera ko ntabwo ushobora kuganira n'umuntu utamwizeye, mukaganirana muterana hejuru, ufite ibyo umushinja rimwe na rimwe atanakoze. Rero kwizerana ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane mu mubano wanyu, wowe uri mu rukundo cyangwa se wowe nimba waranashinze urugo, igihe cyose tuba turi mu rukundo. Yego, kwizerana rero ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mu by'ukuri iyo umuntu mukundana utazi ahantu ari, utazi ibyo arimo, birahangayitsa mbese, ariko ntabwo bikuyeho ko wamwizera. Ashobora kuva mu rugo wenda atakubwiye ahantu ari kubera ko yabyibagiwe, kubera ko yagiye udahari ngo aguhamagara akubwire, cyangwa se kubera ko yabonye yuko aramara iminota mikeya akagaruka, wenda n'umuntu agiye kurebaho gatoya kubera impamvu runaka, bikamucaho kuko azi ko atari butinde, wenda bikamucaho akagenda atakubwiye. Wowe rero warangiza agasanga wisize insenda, ugasanga wisize insenda, ibintu bikaba ibibazo. Ariko kwizerana ni ikintu gikomeye, ukwiye kwizera umuntu muri kumwe mu gihe rwose nta mpamvu n'imwe yo kumukeka, nta mpamvu yo guhora uhangayitse ufite umutima utari hamwe, ngo umuntu yagiye, ngo umuntu, hari nk'abo nyambona ati bahamagarana, ese uri hehe, ati ndi muri bisi se, ndi muri gare se, bajya kumva uti fata akavidewo ndebe, nyereka ahantu uri. Rimwe na rimwe wa muntu ari ukugira ngo ari uburyo bwo kuba yafushye tu, akavuga ati nakizera gute ko umuntu ari muri gare, ese ahantu ko ari kumbwira ngo ari mu modoka kandi nkumva ahantu ari hatuje, ifata akavidewo ndebe. Rimwe na rimwe akabikora rwose atari kugira ngo arebe ahantu uri gusa, atari keya, ahubwo ari uko yafushye. Oya, ibi bintu rwose ntabwo bitanga amahoro yo mu mutima, ntabwo bigaragara neza. Uba usaba kwizera umuntu muri kumwe, wakumva utakimwizeye, nta mpamvu y'uko umutima wawe uhora uhangayitse, nta mpamvu y'uko uhora udatuje. Ubuzima ni butoya, warekera mu gihe ubona ko utizeye umuntu, rwose warekera, kuko ntabwo bitanga amahoro habe na mba. Ikindi kintu cya gatanu rero kizagufasha ko umubano wawe uramba igihe kinini, shimira umuntu muri kumwe utuntu duto, agato n'akanini umushimire. Mbona abantu b'iyi minsi badashimira, we
abantu b'iyi minsi sinzi ikibazo bafite, umuntu ashobora kuba yakubwira umunsi mwiza ukumva ni ibintu bisanzwe, yaguha amayinite ukumva ni ibintu bisanzwe, yaguha gift se ukumva ni ibintu bisanzwe, ariko n'ukuri ndagira ngo nkubwire ko atari ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe habe na mba, kubera yuko uhuye n'uwawe bivuze muri kuganira nibwo wamenya agaciro k'umuntu muri kumwe, ibyo agukorera nibwo wabiha agaciro. Fata umwanya ushimire umuntu mubana, umuntu mukundana, umuntu muri mu rukundo, umushimire ku gato no ku kanini, sibyo? Tumenye gushima, shimira umuntu muri kumwe, ikintu cyose agukoreye mushimire, umwereke yuko ibyo agukorera bifite agaciro, sibyo? Bifite agaciro, mubwire ko umukunda. Hari abantu bajya kuvuga ko bakunda abantu ukabona ko bari kubabwa, kubera iki? Wumva ko utashimira umuntu muri kumwe, umubwire yuko unamukunda. Ni inshingano zacu kubikora, kubera yuko wa muntu biramushimisha, abona yuko ibyo yakoze ari iki, bifite umumaro, ko byagukoze ku mutima, nawe bikamushimisha, agakomeza akagira uti, agakomeza agakora n'ibindi. Ikindi kintu rero kizatuma umubano wanyu uramba ukamara igihe kinini, ni ukumenya ibintu umuntu wawe akunda, sibyo? Ukamenya ibintu umuntu wawe akunda ndetse n'ibyo yanga, ntabwo ari ibyo akunda gusa, n'ibyo yanga, kubera yuko numenya ibyo akunda nibyo uzakora cyane, numenya ibyo yanga uzabyirinda. Dufate urugero, niba umuntu wawe akunda ko umuha impano, ni urugero, wowe ukaba aho ngaho ntukunda gutanga impano, uzabaho nagira aniveriseri, mubwire aniveriseri nziza, wenda ubwire abagufasha guteka bateke, cyangwa se nawe umutekere, ubundi aze murye mwishime, nta mpano wasizeho. Wa muntu wawe ndakubwiza ukuri, utwo tuntu twose wakoze nta kintu na kimwe tuzigera tumubwira utasizeho impano, niyo yaba ari akabumba ariko wagafunze akabona ko wagatekerejeho, abone yuko ya mpano yagize gute, yabonetse. Urwo ni urugero rutoya cyane rwose ku bintu umuntu ashobora gukunda. Ashobora kuba adakunda umuntu uhora amubwira ibintu bibi bye gusa, yumva wamwibwirira ibyiza gusa, adakunda umuntu nyine umwereka poe negatifu ziwe, yikundira umuntu umubwira ibyiza. Gerageza rero mu kanwa kawe kenshi havemo amagambo amubwira ibintu byiza nk'uko abikunda, wenda kuko umukunda ntabwo igihe cyose wamubwira ibintu byiza, rimwe na rimwe ushobora kumubwira uti, rero nubwo ibi ngibi wabikoze, yego warakoze, ugira uburyo ubisasira, yego warakoze rwose, byagize umusaruro uyu n'uyu n'uyu, ariko iyo ubigenza gutya na gutya wenda byari bugende neza, ukagira umurongo ubinyuzamo, ariko utaje ngo uhite uhurutura, biriya bintu wakoze ubundi buriya wabonaga uzunguka, hari ahantu washinze bizinesi wabonaga hari abantu bahanyura, mbese ukabura musenye burundu, ubanje gushimira ibyo yakoze ngo umugayidinge wenda mu bindi uburyo byagenda, ahubwo uri kumubwira amagambo amuca intege gusa. Mu buzima nta muntu ukunda umuntu umuca intege, ahubwo uburyo bitwayemo bishobora gutuma akunda igitekerezo cyawe. Rero tumenye abantu bacu ibyo bakunda n'ibyo banga, ibyo bakunda tubibahate, ibyo banga tubibarinde, urukundo rwacu rurusheho kuramba. Yego, mwakoze rero, twizere yuko iki kiganiro hari ikintu kigusigiye wowe ukurikira Trio Shine.
hari inama uri bukuremo. Tugerageje kuvuga muri makeya, ariko hari ibindi byinshi bishobora gutuma urukundo rw'abantu ruramba rugakomera. Nawe wazatwandikira muri commentaire. Twizere ko rero mukomeza kugira ibihe byiza. Imana y'amahoro ikomeze kubaba hafi. Turabakunda. Bye bye.